ubukwe bubaho ni bwinshi cyane. Ubukwe bwiza kuri njyewe ni ubukwe umuntu yateguye mu bushobozi bwe, mu mbaraga afite. Ubwo sinitaye ku bushobozi ngo bungana iki. Kugenda uko imbaraga zawe zingana niko Yesu yabwiye nde? Imana yabwiye Yosuwa. Ibyo Yosuwa? Gideon, ni Gideon ya. Wagiye uko imbaraga zawe zingana, ukagenda uko ubushobozi ufite bungana, ugakora ibingana nawe, ugakora ibisa nawe, ugatumira inshuti zawe nta complexe, zikanezerwanya nawe, zikanezerana hamwe nawe muri uko kuntu wagiye. Pana kwipasa muremure, akazi ufite urakaza ukajya gukora ubukwe wikopesheje wafasha amadeni. Ubukwe bwiza ni ubukwe wakoze bungana nawe, ungana na warebye mu kazi ufite ugapimira, wabupimiye mu kebo k'ibyo utunze, wabupimiye mu kebo kabawe ni naho uturuka, ukanezeranwa n'abawe kandi ukabukora nyine ubukwe nk'ubwo se wabukora urakaye. Reka uba umeze neza. Hari deni wumva ririmo se? Ubukwe bwiza nuko nguko. Ubukwe bwiza nubwo nguko. Ubwo ubaye ufite amafaranga menshi wakora ubukwe bwiza, ubaye ntayo ufite naho wakora ubukwe bwiza. Ubu bukwe bwiza mvuga ntawe utabukora. Ari umuntu uba mu cyaro ahantu mu mijyi yakora ubukwe bwiza.